Bavandimwe inshuti za Nyagasani dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya imwe, mbashimiye ko mukomeje kudukurikira. Njyewe rero ni Jean Pierre Urukundo, nkaba uyu munsi ngira ngo dutemberane hano kuri paruwasi ya Busogo, turebane ibyiza adasiba gukora. Hari abantu benshi bagenda basebya Kiliziya, bavuga ko ibitangaza biyitirirwa biba bitabaye. Aha turi muri paruwasi ya Busogo, ni isengesho ryo gusabira abarwayi, riba buri kwezi, rikaba mu masaha ya nyuma ya misa, ritangirana na misa rigakomerezaho na nyuma ya misa. Ubwo rero mwese ntawe ikaze muri iryo sengesho. Abantu benshi baza baturutse imihanda yose, mu madiyosezi yose, mbese baje gusanganira umwami kugira ngo abakize. Reka rero dutemberane natwe dusogongere kuri ibyo byiza bya Nyagasani. Ibitangaza ntacyo byongera ku nyigisho za Kiliziya, ariko biduha inyigisho ifatika, cyangwa se bigakomeza ukwemera twari dufite. Ngaho rero reka dukurikire isengesho, nubwo atari ryose, ariko dukurikire bimwe mu byabereye muri iri sengesho. Mukomeze kugubwa neza kuri televiziyo Kiliziya. Yesu yakijije. Hari umugabo w'umucuruzi watse kredi, kuvuga inguzanyo muri banki, nyuma ubucuruzi bwe burahomba, amaze amezi abiri adashobora kwishyura banki, yaratangiye kwiheba ko bazagurisha ibye. Yesu ari kumuhumuriza ngo humura, uzabona ayo kwishyura. Rero dukomeze gushimira Yesu. Saba bonyine Yesu yakijije ni benshi cyane. Dukomeze tumushimire, tugiye kumushimira dutanga ubuhamya. Kuba yakijije mu bihe byashize, kuba yakijije buryo butandukanye, ahantu hatandukanye. Icyo gice tugezemo cy'ubuhamya. Mu gihe rero abatanga ubuhamya bagiye kwegera hano imbere, bakigira hano imbere, abatanga ubuhamya bashyira urutoki hejuru, bashyira ikiganza hejuru, abatanga ubuhamya kugira ngo tubahe akayira. Yego, ndabona ibintu bigenda mu mibiri yabo bimeze nk'ino. Batanga ubuhamya, nawe ujya kubona hariya ngwino, abandi bari inyuma bahamiriza abavandimwe ko Yesu ari muzima. Bakankarabya simbone uko natora ikintu. Ubwo noneho umukecuru mabukwe wanjye baravuze ati tuzajyane gusenga mu sengesho ry'imfo. Ubwo bitandukanye, ubwo ndavuga nti ahari buriya nanjye naba ndimo. Navuyeyo gake gake
ngiye kumva numva Imana impaye imbaraga, umukecuru baravuze ati twatega imodoka, nti oya, ndi kumva Imana yankijije, ntireka ngende n'amaguru. Ati tarembera mu nzira, abahetsi bakaba bari kuvuga mbese ubundi yari yagiye. Ubwo noneho baravuze nti mureke nje imbere ngende. Ubwo nagiye imbere, ndabyakira icyo cyifuzo gishyira nkigura no mu byifuzo nari mfite. Noneho kuri 22 ku isengesho ry'impuhwe ryabaye hano ubushize, padiri yaje kuvuga ku bantu bakize amatwi, ku bantu batumvaga, umuntu ugutwi kumwe numva ndi kumva bukeya, ariko ndavuga nti noneho nzatanga ubuhamya ariko ku gutwi nako nkwitebeho kuri telefoni bikemera. Ubwo nabaye nkiva ahangaha ngeze mu mbibi za paruwasi, nahise mfata telefoni mpamagara papa w'abana. Mpamagaye papa w'abana, kwa gutwi kumva ndagupfuka mpita muhamagara gukira kuri kwa kuri kumutumva. Ndamuhamagara, turavugana, turumvikana, ndamubwira nti nukuri Yesu yankijije, kuko ni kwa gutwi kutumvaga uri kumva turi kuvuganiraho. Kristo Yesu akuzwe. Nkuko babitubwiye mu ivanjiri uyu munsi, kandi nambaraga rinete, ubu ngubu ntabwo nkizambara. Kandi mu gandi masengesho yabaga narazaga nka Imana icyifuzo ko ndi kuyisaba amanota meza, ariko namwe mwese muzi ko yanze kumeneka, ariko misa yarangiye cyamenetse. Niho bamfashije kubika rwose ku isaha nka saa 10, mu masaa 8 niho nagiye gufungura kuri telefoni kuri WhatsApp, mbona ubutumwa bunyereka ko cya gisubizo cyanjye Yesu yagisubije. Nimumfashe rero dushimire Imana. Ubu biranshimishije kugira ngo mpagarare imbere y'umucunguzi. Izina ryanje benshi bararizi, nitwa Domitira Nyiranseguye. Noneho nkaba ntuye hano mu muryango remezo wa Yeriko, paruwasi Busogo. Ni hano kuri Esiteti. Buri wese namusaba kugira ngo asabe imbaraga zo gukora ugushaka kw'Imana nta buryarya. Usaba Imana ibintu byinshi ikabiguhereza icyarimwe. Ncuhiranye nkumva mu mutwe sinzi ukuntu wahindutse, ariko nabwo nageze hano padiri avuze ati abantu bari bafite mu mutwe bajaga barumva umuriro guri kwaka mu mutwe, Yesu arabakijije. Noneho mu bwo buribwe bwo mu mutwe niyabonaga naryamye nasinziye. Ngombe ibindi byose bisabwe kwiyahura mu bari kumva ibyishimo mu mitima yabo. Hari umukecuru wakoreye Nyabingi igihe kirekire, waje muri iri sengesho, wiyemeje kuva muri ibyo bigirwamana, turamwakiriye.
inzira yatangiye, ibyo yiyumvisemo ni ukuri, azabwira abakristo bamwegereye bamufashe kujugunya ibikoresho yakoreshaga. Yesu yakije abantu igifu, hari n'uwari ufite igifu kiva amaraso akaruka amaraso, amenye ko nawe yakize. Yesu kandi yakijije wari ufite indwara, abantu benshi bari barwaye umutima, hariho n'umugore udashobora kuzamuka n'ahantu hatoya. Uwo mugore amenye ko nawe yakize umutima. Yesu yakize kandi abantu bari bafite ibintu byabaremereraga mu gatuza, mu bitugu cyangwa se ku mutwe, bakumva basa n'ibintu bariho bibatsikamiye, bamenye ko Yesu nabo yabakije. Hari abantu bakize uburwayi ibibazo basinzira batigera gusinzira, Yesu yakijije. Hari abo Yesu yakijije uburwayi bw'umwijima, hari abavandimwe bari bafite ibibazo byo kwituma, ariko muri abo hari uwitumaga amaraso, Yesu yakijije. Hari abo yakijije inkorora zababayeho karande, hari abakize intoki zititira batashoboraga gufata ikintu ngo bagikomeze, abo Yesu yakijije isumira, hari abo Yesu yakijije amahumane, hari umuntu Yesu yakijije ikirenge cyari cyarakomeretse munsi mu bworo bw'ikirenge haracukuka, amenye ko Yesu yamukijije. Hari n'abari bafite n'ibindi bisebe bitandukanye, hari uwari ufite igisebe ku kibero amaranye igihe cyaranze gukira, ntamenye ko Yesu yamukijije. Hari abantu Yesu yamuriyeho imyuka mibi yigaragazaga ku ngo zabo mu mashusho y'ibisiga, ibikeri, ibihunyira, amapusi byazengurukaga iwabo, amenye ko Yesu yabamuriyeho iyo myuka mibi. Ngombe n'ibindi byose bisanzwe hari uwo baroze roho mbi y'agacurama, ahora ameze ubuhamya bwanditse simbizi. Yego hari umuntu uri gushima Imana yataye icyifuzo mu isengesho, yari afite ubukene bw'amafaranga, Imana yarayamuhaye, yashimiyemo ibihumbi 10. Murakoze cyane. Ibintu byiza byose tubikesha Uhoraho. Rero mwaturutse mu mpande zose, mwaje kureba Yesu kandi mwamubonye. Tugiye gusoza, ndabifuriza kugendana na Yesu. Ariko hari abazanye byibuze ibikoresho bitagatifu, ibikoresho